Hello, mumeze mute Impinga Media, twizere ko mumeze neza, twizere ko aho muri mwese hatandukanye mumeze neza. Aha turi ni kuri Arena Conference cyangwa se ku Ntare Arena, ahagiye kubera press conference y'Iwacu Muzika Festival. Ni conference ihuza abahanzi batandukanye, harimo ba Riderman, ba King James, benshi cyane batandukanye, aho hagiye kubera iyi press conference y'abahanzi batandukanye kugira ngo batwereke ibikorwa bagiye gukora hirya no hino mu gihugu, cyangwa se ni tuwa bagiye gukora izabera mu gihugu henshi hatandukanye, batwereka ibihangano byabo. Reka mbahe ikaze tugize kubana muri press conference y'abahanzi batandukanye, ntimujye kure, turabereka ibintu byinshi bitandukanye. Reka mbashimire. Njya mbikora ako yenda bitari Iwacu na Muzika nyamara bwa mbere nayikora, so navuga ko rero n'igihe cyari kigeze kugira ngo ibyo bitaramo bijyemo. Ubu uyu mwaka urateganya iki cyo kwerekana ku baturage batuye mu ntara batari baherutse King James? Icya mbere ni ukuririmbana nabo no kubyinana nabo twishimana, kubaha indirimbo zitandukanye, hari ziba zibyinitse, hari ziba zigenda gahoro. Nzagerageza ndebe uburyo nabivanga kugira ngo buri muntu wese abashe kwibonamo. Yego, urebye nuko nzabigenza. Kuri runo rubyiniro rwa MTN Iwacu Muzika Festival 2025 ugiye guhuriramo n'abahanzi twakwita ko ari bashya, ariko nanone ntabwo ari bashya, ariko bamazemo igihe gitoya gitandukanye n'icyawe. Urabona imibanire nawe muri bino bihe tugiye kujyamo by'amezi abiri, uritegura kubana nabo gute, haba muri performance ndetse no mu buzima busanzwe? Kubana nawe nta muntu wananiye kubana nawe. Uri imfura pe. Tuzabana neza, tuzatuganira, nyanze bikunze ndi mukuru wabo, inama bazakenera nzazibaha, nubwo ari wari umuntu abanjye nabo bashobora kumpa inama kugira ngo dushimishe abanyarwanda ko nicyo kizaba cyatujyanye. So navuga ngo rero imibanire izaba ari myiza cyane, ibintu byose ni gake. Twagize amahirwe menshi cyane kuba tugiye kukubona mu bitaramo, ariko turabizi ko uri umwe mu bahanzi bafite discipline iri hejuru. Ariko none ndagira ngo nkubaze, urabona gute ibi bitaramo by'uyu mwaka, kubera ko bamwe mu baterankunga barimo harimo ikinyobwa gisembuye nka B1G ndetse na Primus? Ni iyihe message ufite yo kuba wahereza abafana bawe kugira ngo batazatwarwa n'ibyishimo ugasanga hari ibindi bikorwa bibi batangiye gukorera aho ngaho? No kunywa mu rugero nk'uko basanzwe babitubwira. Ibinyobwa birahari kugira ngo abantu bazabinywe, birumvikana, ariko ubwo ni ukubinywa mu rugero kugira ngo batagira nyine ikibazo gishobora kuvuka hagati aho ngaho. Yego. Okay, merutse kubona hari umukobwa mwakoranye indirimbo nziza cyane, bivugwa ko afite kuba agiye no kujya muri rebo yo muri Tanzania. Watubwira amakuru arambuye kuri uriya mukobwa? Yitwa Mutima. Yego. Ariko sinabeshya ko hari amakuru yandi bifiteho ibijyanye n'iyo rebo, ariko ni umukobwa ufite ijwi ryiza cyane, ngira ngo abantu barabyumvise. Umukobwa uririmba neza cyane, yaba ari n'amahire nyine koko agiye muri iyo rebo, niba ariko yabyifuje akabona byamuhira, namubwira ni ko haje cyane nyine bizakunde. Si uwo muhanzi ukizamuka wafashije gusa, kuko hari n'umuhanzi wakubise hit yitwa Akayobe. Umuhanzi binavuga ko umumanaginga, ariko nyuma y'Akayobe nta ndirimbo twigize kubona ye yindi iza ngo ifate imihanda nk'iyo ngo. Ese uracyamufiteho uruhare, uracyari umujyanama we, cyangwa wabaye uretse kuko nta bikorwa bye bishya duheruka? Yaje kugenda, sinzi niba nagombaga kubivuga, maybe wenda we yari kuzabyivugira, ariko ntabwo akiri mu Rwanda. Ntekereza ko rero mpamvu n'ibikorwa bye nyine byahise bisa naho bitongeye gukomeza cyane, ariko arabiteganya kugaruka agatanga umuziki uhagije. Yego. Dusoza ndagira ngo umbwire, ubona hakorwa iki kugira ngo umuziki nyarwanda urwego uri kujyaho rukomeze kuba rwazamuka, kubera ko ubu ngubu urabona ko umuziki uri kuba nka business? Ubu ngubu twavuga ko abahanzi barimo ndetse n'abandi bashamikiye kuri uyu muziki, ndavuga nk'itangazamakuru, aba producer n'abandi, kubona ko hari icyo bari gukuramo bitandukanye no kuntu mwatangiye muhasoringa mu myaka yashize nka 15. Ubu ngubu ubona hakorwa iki kugira ngo umuziki urusheho kuba waba business? Byinshi bagiye babikomozaho, hari ikijyanye na government kongera na ikaza, hari abafatanyabikorwa kongera kurumva ikintu. Hari umuntu wigeze kusa n'ubikomoje aravuga ati
ibiciro ku masoko biba byarazamutse, yashaka kubihuza n'icyo kintu uko ibintu bigenda bizamuka n'amafaranga ashyirwamo agomba kuzamuka kugira ngo ibyo bintu koko bizamuke. Niba uyu munsi umuntu akora video ya miliyoni n'urugero 30, ntabwo wamera nkaho wakoraga video ya miliyoni 2. So ibintu byose bigomba kugenda bizamukana, ariko mu bigaragara hari inzira nziza yuko biri gukorwa, icyizere kirahari, dufite abantu benshi bari kubikoraho, yewe n'aba ba Mushoma badahwema buri gihe kwegera abaterankunga ngo babereke uburyo ibintu bishobora kubamo business. So navuga rero hari icyizere cyo kirahari. Ese urabona mu bijyanye n'ikorwa ry'imiziki biri ku rwego rushimisha cyangwa hari ikintu gigomba kuyongeramo? Ndavuga production haba muri audio ndetse na video, urabibona gute kuri iki gihe? Production yacu imeze neza cyane, aba jeune bari kuza bari gukora ibintu byiza. Ku ruhande rwanjye nyine nibakomeze kandi bagume biga, ariko ubundi kugeza ubu bari gukora ibintu byiza. Kubona ko abakonsoma umuziki bari gukomeza bavuga ngo ni bimwe abenshi bakabyitira ko ari ibishishwa, wowe urabifata gute? Ese koko ubona koko ibintu bikorwa imiziki ari imwe ari ibishishwa? Oyanjye ntabwo ari gutyo mbifata, kuko indirimbo yaje abantu bakayikunda bakayibyina, niko umuziki ukorwa ku ruhande rumwe. So navuga ngo babaho umwanya natwe bajyaga babitubwira, ahubwo icyo nababwira abahanzi nyine ntibacike intege, bakomeze bakore ko abayataye umwanya munini cyane kugira ngo ibyo bintu bye bigende gutyo, bibaca intege, babaho umwanya ahubwo. By'agaciro cyane bivanye ku mutima. Nshimiye EP kuba yarafashe umwanya igatekereza ku bahanzi bakizamuka cyangwa abahanzi batamaze igihe kinini mu muziki. So ni iby'agaciro kuba ndi hano kandi ditari gukomeza urugendo nawe. Thanks. Nitwa Heboys, nanjye ndishimye cyane kuba ndi hano. Ni iby'agaciro kuba byibuze uko bumwari, kandi ndizera ko nzabahagararira neza cyane. Murakoze. Anyway, Genda umunyagihugu bita The Badman, the captain, the #1 suspect. Urabizi, Kivumbi King. Nishimye kuba ndi hano. Nk'uko bagenzi banjye babivuze, iyi niyo nshuro yanjye ya mbere, kandi ni itafari riba rigiye kuri kariyeri yanjye cyangwa ku muziki wanjye kuba ndi hano ndi kumwe n'aba bantu bose. So thank you so much. Thank you so much. Nitwa Juno Kizigenza aka Je suis Jana aka Rutwitsi aka Huba. Yeah. I'm so happy to be here. Personally, I'm celebrating 5 years in the game, so cyari cyo gihe cyo kugera ku bantu banje aho bari hose. I can't wait. Thank you so much. Murakoze cyane. Nitwa Nyamugabo. Nashaka gushimira cyane EP for the inclusion muri izi show. Nanjye ni ubwa mbere ngiye kuba muri ibitaramo. I can't wait. Thank you so much. Murakoze, ndakeka twajya mu mwanya wo kwakira ibibazo. Gahunda mwayumvisheho, ndakeka twatangira kujya mu bibazo bitandukanye. Nice. Thank you so much. Ngira ngo twabongera amashyi abafatanyabikorwa bacu abahanzi muri rusange. Bongera kwibutsa ko ibibazo byacu twagaruka cyane ku iserukiramuco kuri festival, ndetse wenda tukagaruka ku bibazo biri abafatanyabikorwa bacu kugira ngo dukoreshe igihe neza. Ubwo dutangirane Patrick umuvandimwe hano, Janvier wa gatatu na MC Bior. Emi ubwo yadufasha cyangwa se Kigali Protocol, ko nabonye bashiki bacu bari hano. Nice, thank you. Murakoze cyane. Nitwa Patrick Diretera. Nambere no gushimira ubuyobozi bw'ishow iki gikorwa cyiza kandi gikomeza kugaruka. Nari nakunze uyu munsi dufite, ubona ko hajemo abajene bashya nabo baje kurya ibiceri by'umukire, byari bikenewe kuba muri iyo change. Ikibazo cya mbere, guhitamo iyi ntabwo byarakoroheye, ukurikije ko abahanzi beza ni benshi, guhitamo ngira ngo ntabwo biba byoroshye. Hanyuma
ikindi ndakibaza Riderman ubushize ntabwo wari wagarutsemo uyu munsi wagarutse abakunzi bawe ni iki noneho wayishimira yuko ubushize utari uri uyu munsi wagarutsemo murakoze guhitamo abahanzi biragoye cyane ko dufite abahanzi benshi beza ariko twifuje kuri uyu mwaka icya mbere twagendeyeho nuko twashakaga gukorana n'abahanzi timu nshyashya afite ibikorwa hari n'abandi batabashije kujyamo kubera igihe tuba dufite abari gitoya hari amasaha tuba dufite tugomba gucurangira wareba uburyo buri muhanzi wese yaririmba n'amasaha dufite ugasanga dufite umwanya muto cyane bigatuma rero tufata umubare mukeya w'abahanzi kubahitamo byaragoranye kuko hari n'abandi benshi cyane twifuza ko bajyamo ariko kubera ko MTN ihari nk'abatangije iki gikorwa kandi biyemeje gushyigikira umuziki nyarwanda mpamya ko n'umwaka utaha abatarabonye amahirwe nabo bazajyamo. murakoze cyane Patrick ngira ngo ubwo mperuka muri Iwacu Muzika Festival muri 2023 muri press conference warahagurutse uravuga uti ubu hari amasura duhora tubona mu bitaramo bya buri gihe na Riderman arimo ngira ngo nyuma yaho kubera kumvise twajyamo nabyo byari byiza cyane kuko biryoha bisangiwe ariko ndanibuka yuko ari interview nabonye kuri YouTube bitaramo uri kuvuga uti Riderman yagakwiye kuba ari hano ngira ngo nabwo yakumvise so ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri kuri Bubu ndamumva ntabwo bishobora kuba byoroshye guhitamo abahanzi bajyamo ariko ndishimye kuba ndi mu bagiye kongera gutarama hari ibihangano byinshi twasohoye nyuma y'icyo gihe kugira ngo tuzagira amahirwe yo gusangiza abafana mu kanya ejo hari ijambo avuze ryiza ati ngiye gucelebrating imyaka 5 mu muziki niko avuze natwe tugiye gucelebrating mu mwaka utaha tuzacelebrating 20 na King James mu muziki so urumva turacyafite umunezero turafite ibihangano byinshi cyane byo gusangiza abafana ni n'urugendo runini cyane twagiranye n'abafana so ni ibyishimo kuba rero tuzaba turi kumwe n'abafana bacu ndetse n'abafatanyabikorwa ba YEP muri uru rugendo murakoze cyane. Thank you. Ngira ngo twafata ikibazo cya kabiri cya Janvier. Murakoze. Murakoze nitwa Janvier kuko abisi yarabivuze n'amakuru y'Inyarwanda ndashaka kubaza Jibremtse umutangaza bano bahanzi buri munsi uko mwasohoraga fishi mwabwiraga abantu gutombora umuhanzi hanyuma mugatanga ibihembo ku bantu 10 babanje totali y'ibyo y'ibihembo mwatanze birangana ikijyanye n'amafaranga ibihembo mwahaye abari abafana bagiye bagaragaza niba ari James cyangwa Saride nta mafaranga angahe ubishyize mu gaciro hanyuma ni ku nshuro gatatu mwerekeje bino bitaramo rimwe na rimwe mugendana na YEP musobanura na serivisi zanyu mubona byarabafashije gucengeza za serivisi mufite niba ari za pake mufite niba ari wenda n'izo cyangwa se kugaragaza ya 5G n'ibindi hanyuma kuri King James ni ibitaramo bigiye kugaragaramo bitegura kwizihiza imyaka 20 nk'uko Riderman yaravuze ni ibitaramo twashyira mu ishusho y'uko bizagufasha kwizihiza ino myaka cyane ko atari nabishya kuri wowe umwaka ushize wari mu bikorwa byo kwamamaza umukuru w'igihugu bivuze ngo uturere twinshi ugiye kongera kudusubiramo urabihuza no guserebura iyi sabukuru hanyuma kuri Ariel Ways ni wowe mukobwa rukumbi uri muri ibi bitaramo ntakibaza niba uzahagararira bagenzi bawe ndetse niba bizanuma n'umwanya mwiza wo kuba noneho wanabumvisha ngo werutse gushyira ku isoko murakoze. Murakoze kugira ngo twabisubiza kugira ngo twakire ibibazo cyangwa se ikibazo cya Placide Warbiye. Murakoze cyane Janvier batubajije ku kijyanye na reveal ya twakoze
ubwo twatangazaga abahanzi ku bufatanye na yebi dore muri MTN Iwacu Muzika ntabwo icyo twari tugamije mu gukora iriya bibiri ntabwo twashakaga kureba umubare w'amafaranga dutanga hanze nta nubwo ari nacyo cyari kigamijwe kugira ngo tubare ngo turatanga amafaranga angahe kuko abantu bose batsinze ku mapositi yacu batoye umuhanzi neza mbere yuko tumuribindiga bose twabahaye igihembo cy'amayinite $1,500 kuri buri wese wabashije kubikora neza. Ikindi cya kabiri batubaje niba ntabwo ari abantu 70 ku bahanzi bamwe na bamwe hari aho bagiye barenga 10 bose twarabahaga amayinite baratsinze ntabwo twigeze tulimita nubwo twari twatangaje 10 ariko kuko kuri social media kugira ngo haba harimo elapse igihe gitoya cyane kugira ngo umenye ngo uyu nguyu niwe wagize mbere ariko twarabuze tureka n'ubundi bose babikoze reka tubahembe kuko ni no kugirana ibiganiro n'abakiriya bacu no kubona uburyo dushyikirana twese. Icya kabiri rero tubaje niba gucengeza serivisi zacu binyuze muri Iwacu Muzika muri MTN Iwacu Muzika kugira ngo nubwo tuba dufite campaign muri buri season ya MTN Iwacu Muzika ntabwo ikigamijwe tuba dushaka gucengeza serivisi abakiriya bacu tuba tumaze igihe tubabwira hari banki nshyashya mwaguze ariko icyo tuba tugamije nko kubazanira umuziki hafi yacu. Umuziki kenshi uba muri Kigali ariko kuki tutajyana umuziki hanze ya Kigali abafana bacu abafana b'abahanzi abakiriya bacu ba MTN noneho nabo if I may say we giving back to our customers turiho turabazanira ibyiza turabazanira abahanzi n'ibitaramo ikigamijwe rero si ugucengeza serivisi cyane nubwo dufite campaign tujyana nayo ariko ntabwo buriya tureba ngo turashaka gucengeza serivisi zingana gutya. Murakoze cyane. Thank you. Kugira ngo twakomeze kuri King James ikibazo yarabajwe rero tugakora kuri Ahmed. Murakoze. Murakoze cyane Janvier. Nk'uko wari ubivuze na mugenzi wanjye Riderman yarabikomojeho nanjye ubwanjye narabitangiye niba mwarabibonye neza ndifuza gucelebrating iyo myaka 20 kandi nagize amahirwe yuko na Bobo ariwe usanzwe gukora bino bikorwa byose harimo byo n'ubundi nawe dusa n'abari kuvugana uburyo dushobora gukora ibyo bintu so bizaba rero inzira nziza ku giti cyanjye no ku bandi yenda bashobora kutazabyitabira kuko nibaza ko igitaramo kinini nzagikorera i Kigali urumva ni inzira nziza yo gutegura n'abatazabona uko bazi Kigali no gutegura aho tubari gutegura so urumva ni ikintu cyiza kigiye kintu umwanya mwiza wo gukomeza gutangira kwitegura. Murakoze cyane. Nanjye ku kibazo Janvier yamubajije ni iby'agaciro kuba ndi ahantu ko kumwe gusa nubwo umuntu abishima byakabaye byiza tugana n'abandi tukaba atari njye gusa so rero by'agaciro ku bantu turimo ari njye mukobwa gusa. Ikindi ku bijyanye na Nyange here to stay of course amahirwe meza nanone yo gukomeza gukora promotion na gahunda. Thank you. Murakoze ngira ngo Placide warabuye Ego murakoze nitwa Placide Nyinshuti muri RBA. Ikibazo cya mbere ndakibaza MTN turibuza kumenya icyatumye mugira imbaraga n'ubushake zo gushora imari muri iki gikorwa ndetse muratubwire n'uburyo mubara inyungu mukuramo yaba ari uburyo muri financially ndetse n'uburyo bwa brand visibility munagiranyije n'ibindi bikorwa muri mushoramo imari binakomeze mwanatubwira n'amafaranga mwashoye muri uyu mwaka mugereje amafaranga mwashoye mu bushize kugira ngo turebe niba munazirikana n'ibyo twita izamuka ry'ibiciro ku isoko niba amafaranga mwashyizemo niba angana nayo ushize niba nta kibazo batubwira imibare. Hanyuma ikindi kibazo ndakibaza EAP kurebana n'uko mubona uruhare rwayo mu guteza imbere industry irebana n'umuziki ku bijyanye n'ibitaramo mutegura
muratubwira n'icyakorwa kugira ngo abashoramari babe benshi n'ibitaramo byiyongerewe byinshi ndetse n'icyo abahanzi amafaranga bakuramo nayo yiyongere kuko byagaragaye ko ubuyobozi bw'igihugu bushyigikiye ibi twita creative industry kuko muri ibi bihugu ababikora bitanga akazi kuri benshi ndetse kandi bikanateza n'imbere ubukungu bw'igihugu muri rusange. Murakoze. Arakoze Placide kugira ngo MTN yabisubiza. So maybe first I check with you whether I understood your question correctly. Okay, you are asking what drives MTN to sponsor Iwachu. Okay, and return on investment, amount of sponsorship through the years of MTN Iwachu Musica. I'll answer the second question first. It's very difficult to put a number because this is not just a sponsorship, this is a partnership. There are many things that we do which do not have financial value. You cannot calculate the financial value. For example, we're going to send out messages, we're going to speak to staff, our staff is going to travel across these regions, they're going to participate. So it's very difficult to put a number. So we don't want to put a number into it. When it comes to why we do this, we do this because we believe that MTN as a brand connects with the people of Rwanda. Music connects with the people of Rwanda. So we would love to connect with something that connects the people of Rwanda. What is the return on investment? Your smiles, your vibes. Okay, when you go to Rubavu and dance your night out, you will remember MTN even 10 years later. Okay, so what we do today is for you to remember us even 10 years later. Okay, as a brand that thought about you, a brand that thought about music, a brand that thought about what is important for this country. Okay, music being one. And a brand that wanted to enjoy and dance alongside you, that's the return on investment. Urakoze cyane. Ikibazo warubajije ni urugendo rugoye muri gutegura ibikorwa nk'ibi ngibi. Uca mu bintu byinshi, gusa icyo nshimira abafatanyabikorwa ni uko bagenda babyumva gahoro gahoro. Bikaba ari urugendo, tukaba dusaba n'ubuyobozi bw'igihugu gukangurira n'andi makampani gushyigikira abahanzi, kuko ku isi yose umuziki uzamuka kubera ko hari ababigiramo uruhare cyane. Ntabwo umuhanzi wenyine yakwifasha ibintu byose, kuko abazi kuririmba, abafite izo mpano, ariko nanone ku kijyanye n'ubushobozi havuka ibindi bintu byinshi byunganira umuhanzi kugira ngo akomere. Noneho cyane cyane iyo ushaka kugera ku rwego rw'isi hagomba n'izindi mbaraga nyinshi, ariko aho tugeze ni heza, ariko haracyarimo urugendo. Saba Primus ko yakongera imbaraga, saba Inyange ko yakongera imbaraga, na MTN kongera imbaraga. Murabona dufite imyaka 5, dusigaje imyaka 3 y'uru rugendo. Dusaba abafatanyabikorwa kugira ngo tuzabashe no gukomeza indi myaka, kuko nabyo ni byoroshye. Ushobora kurangiza 5 ugasanga nabwo dutangiye gusa nk'abasubira inyuma, ariko twizera yuko abafatanyabikorwa dufite bafite imbaraga, barakugenda babyumva, baranabyumva. Mpamya yuko mu myaka iri imbere n'ubuyobozi bw'igihugu kandi ubona ko bugenda bushyiraho n'ibikorwa remezo byinshi twakoresha ahantu henshi mu gihugu. Hari n'ibyo numvise ngo bagiye kongera muri za district, bivuga ngo dushobora kugira ahantu henshi ho gutegurira ibitaramo. Mpamya yuko mu minsi iri imbere, mu myaka iri imbere, umuziki wacu uzaba ugeze kure hamwe n'abafatanyabikorwa, kandi mbona ko n'abafatanyabikorwa bagenda babyumva gahoro gahoro. Dukomeze dushyiremo imbaraga twese kugira ngo umunsi umwe tuzabe turi ku ruhande rw'isi. Murakoze. Thank you so much. Let's have somebody from Power. Then Ben, then twakire. Murakoze cyane. Yitwa Temari from Power FM. I'm really glad for this
project that goes to East African promoters. My question is, Ariel is very talented and it's good that you chose her, but then we have a lot of female artists. Why Ariel? And another question goes to MTN. Their presence, I mean, should we expect different from what you've been giving to the audience? Then this also goes to King James. So should we expect on this panel, do you have any collaboration coming up next? And then my other question goes to Sheila from Brarigwa. You have a lot of products that are presented by. I say, do you have plans to change the product? Jangwa say the festival near Primus. And why Primus? Yes, thank you. Okay, thank you so much. We chose Ariel West because she's a good singer, she's a good performer, and she released an album, and we didn't even work with her. That's why we decided this year to work with Ariel West, because she put a lot of effort to their music. Yeah, thank you. Thank you, Temari. Yeah, so why Primus? Primus stands for the joy of togetherness, and it's the vibe starter, the party starter. And what better way to marry the two, music and Primus, it actually rhymes well together. So we also know the history of Primus. It has always supported Rwandan music from Primus Kumaguma. Actually, most of the people here also are the winners of Primus Kumaguma. So Primus has always been the stamp of Rwandan music, and this is the brand that will always push for music in Rwandan music. Yeah, thank you. King James. Thank you, Samara. And ntabwo nari nabitekereje ariko wabona twese tubitekereje tukaba twakorako. Ni igitekerezo cyiza, nibaza ko ahubwo turayikora byanze bikunze nibanyemerera abagenzi banjye ko byaba ari ibintu byiza tugiye maybe turangiza show turi kumwe we celebrate with our people, indirimbo nziza ibyinitse. I think byari ikintu cyiza cyane. Ntabwo tuva tujya gukora studio. How are you? Are you using this at And my one line answer to your question is that you have to go to your. All right. Sonia. Okay. Hi, I hope you're doing fine. My name is Sonia Loba. I'm from Kisafa. So my first question, let me switch in Nyaranda. Hari abahanzi batabonetse, harimo Bruce Melody, Kenny Soul, Chris Easy, n'abandi nk'ababwiza. Ikibazo cyanjye byatewe n'iki? Ese bigendera ku ki guselectinga abahanzi bagomba gutaramira muri Iwacu Muzika Festival? Ese ni umuhanzi uri gukora neza muri icyo gihe, ni umuhanzi ushaka kuzamura, ni umuhanzi ufite indirimbo wenda zikunzwe cyane hanze? Ubwo icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi, hari injyana mwaracurayinze kumixinga ariko hari injyana tutari kubonamo urugero nka gakondo, hari n'izindi za trap n'izindi zitarimo. Ese mugendera ku ki cyangwa se ku njyana? Hari injyana zihariye kuba mushaka ko arizo zizagaragara muri festival yanyu? Ikindi, ese bipfira he kugira ngo tubonemo gender balance? Yarabikomojeho, because even last year I think ko yari bwiza wenyine wari urimo ari umukobwa. So bigendera ku ki kugira ngo gender balance igaragare, you know? Ikindi, wari uvuze ko abafatanyabikorwa bawe bashobora kongeramo imbaraga. Ese ni nk'ayahe mafaranga wumva bisaba kugira ngo Iwacu Muzika Festival ushobora gukora ukumva uri satisfied?
yasaza icyo ngicyo bibazo Olympics. Urakoze cyane. Hari abahanzi wari uvuze Bruce Melody, Kenny Soul, ba Bwiza, ni abahanzi beza, abahanzi twakoranye. Nuko nabivuze dufite abahanzi benshi cyane. Abo twese mu mwaka ushize muri aba nta n'umwe wari urimo. N'aba ngaba bashobora kuvamo nabwo hakajyamo abandi. Bivuga ngo dufite abahanzi benshi, bose bari gukora, bose barakora. Ikiba gisigaye no kureba muri icyo gikorwa gihari abahanzi bacu bakibonamo gute mu buryo butandukanye, kuko urakora n'undi agakora gusa ni cya kibazo dufite cy'uko ibitaramo ari bikeya. MTN wacu muzika yagombye kuba iri kuba, hari n'izindi event ziri kuba, hari abari muri Kigali, hari abagiye wenda mu ntara y'amasaha. Twagombye kuba dufite amakampani menshi ari gukora ibitaramo bitandukanye cyangwa ibigo byo gukora ibitaramo bitandukanye. Niyo mpamvu igikorwa nk'iki iyo kije ubona gisa nkaho cyasize abandi, kuko turacyafite ikibazo cyo kugira ibitaramo byinshi bitandukanye ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu ufata umwanya ngashimira cyane MTN kugira ngo ifate ibyishimo ibishyire abaturage mu ntara. Hari abatabona n'ibitaramo noneho, nk'iyo ugiye Rusizi ukajya Ngoma ukajya Nyagatare, kwazajyana konseri y'abanzi bangana gutya ni ikintu gikomeye. Ariho rero twebwe biratugora cyane guhitamo abahanzi, kuko tuba dufite n'abandi. Ntabwo navuga ngo aricyo tugenderaho. N'ubu ngubu udusabye abandi barindwi nabo baboneka, ariko ntabwo bose twabashyira muri iki gikorwa. Hari ikindi mwari mubajije cya gender balance, kujya umuziki abakobwa haza umwe. Urebye umubare w'abahungu bakora umuziki ni benshi cyane mu byiciro byinshi bitandukanye kurusha abakobwa. Nabyo biba byatugoye kuko hari n'abandi bahungu benshi nabo bakagiyemo icya kibazo cy'umwanya, ariko twifuza yuko abafatanyabikorwa dukomeza kugenda neza bizagenda bihinduka, n'amasaha duteguriramo igitaramo akiyongera. Ikindi wari ubajije cyo kubaza buri amafaranga kibashyiramo kugira ngo twumve ko igitaramo cyabaye event ntabwo ari igihe amafaranga ufite niyo ukoresha. Bivuga ngo uko aboneka niko tugenda twongera imbaraga, kandi ni nako tugendera ku bushobozi bw'igihugu. Nta mubare dufite twagenderaho, ariko uko ubushobozi bugenda bwiyongera niko nawe ubona. Twatangiye ku bitaramo 4 tugeze kuri 7, turi mu ntara, turi mu biturage. Urumva ko uko ubushobozi bugenda bwiyongera niko tugenda twongera natwe imbaraga. Ikindi wari ubajije cya gakondo, Kenya Trap n'izindi njyana, nk'uko bivuze dufite injyana nyinshi zitandukanye. Gakondo umwaka ushize yari irimo, Kenya Trap yari irimo. Kuba zitarimo harimo izindi hip hop. Kenya Trap yakorera ama hip hop, harimo izindi hip hop zitandukanye, hip hop ya Riderman, hip hop ya Kivumbi, zimwe kandi izo ni hip hop. Iyo uzumvishe wumva aho zitandukaniye, ugenda umuziki ugenda gutandukana. Iyo wumvishe Juno umuziki we utandukanye n'uwa Bruce Melody, ni gutyo ugenda wumva imiziki itandukanye. Ni cya kintu cyo gushyiramo ibyiciro byose by'umuziki kugira ngo tubashe gukora umuziki wose wo mu Rwanda. Ntabwo rero umuziki dufite wahurira muri eventing kuko hari byinshi. Murakoze. Murakoze. Reka twakire ino Ben ako Ben yavuze ko afata mikoro nta kibazo, tuhita tujya muri iri. Murakoze. Yitwa Ben, ni umunyamakuru wa RBA. Ndashaka kubanza gushimira Bubu iyo myaka 20 James na Riderman ari kuvuga, ntihabuze n'imyaka irenga 10 cyangwa se 10 bashobora kuba bari ku mafaranga yabo cyangwa se baragize uruhare kugira ngo bayabone. Turagushimira ku gihari
ishimwe ry'Imana kikikwize hakaba hari bamwe ihakazi kugeza n'ubwo Imana ikomeze ikuturindire twumve tugushime kandi we n'akazi n'abandi nk'abacu n'abariya n'abandi bashaka bakiza. Nashaka kubaza ubushize hirya no hino mu ntara hari abahanzi mwatoranyagamo cyangwa se mwahitagamo bitewe na site muha mwagiye gukorera mugahitamo umuhanzi umwe muha akazi ariko nawe agatanga ibyishimo ku bantu baho ngaho ku bafana be. Uno mwaka ho bimeze bite? Cya kabiri ni igitaramo gitanga ibyishimo ku banyarwanda ariko se abari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bo batanga ibyishimo. Ese ayo mafaranga bo ntibayakeneye? Murateganya iki kugira ngo gafaranga kagere ku banyamuziki bose n'abagospel barimo cyane ko bafite abafana batari bakeneye na byo cyane mansoro ndakibaza abahanzi cyane cyane bashyashya benshi bashyashya nibwo mugiye kuzenguruka intara zitandukanye muri bashya yewe na audience cyangwa se abafana banyu nibwo mugiye guhura nabo abenshi bwa mbere muriyumva gute? Ufite ikihe cyizere? Murateganya iki kugira ngo muzatange ibyishimo byuzuye? Murakoze.